Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba bakunzi bacu banje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu ishimwe. Ndabaramukije cyane muri yandamukanye y'abana b'Imana babwira ngo amahoro y'Imana abane namwe. Hanyuma rero nsuhuje abari muri uru Rwanda rwacu, ndasuhuza abari hirya no hino bakunda kudukurikirana. Imana ayo mahoro ibampera umugisha. Dushimye Imana iturinze, dushimye Imana ko tugeze mu kwezi kwa 11. Ubwo abantu benshi bari bafite ubwoba, ariko dushimye Imana ko iturinze. Ni ukuri abari kunyumva mu mpera Imana icyubahiro ko tugeze mu kwezi kwa 11. Ni ukuri Imana yacu turayishimiye cyane, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Hanyuma rero tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ariko turabanza dusenge. Si uko tugiye kurisengera, ahubwo tugiye gusenga Imana kugira ngo imitima igiye kumva rino jambo ibashe kugubwa neza kandi ibashe gufashwa mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Imana yacu, turaguhimbaje kuko uri mwiza. Tugushimiye ko ukunda abantu bawe kandi ubazirikana, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo ryawe wahumetse, nyemerera wururuke kubana natwe. Imitima yose yaba Uwiteka iri mu mahanga, yaba iri mu Rwanda, Mwami Imana yacu iri bwumvira ijambo igubwe neza, kandi data wa twese ridutereka ku rufatiro rufatika kugira ngo Yesu nagaruka azasange tumwiteguye. Duhamagaye umwuka wera kugira ngo ruke kubana natwe muri iki kiganiro cyiza. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, kandi ngo ntiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka Imana niyo yibwira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ijambo rikomeje ritubwira ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto mu gihe cyacyo, kandi amababi y'icyo giti ngo ntago ajya yuma. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo kinazakora cyose kizamubera cyiza. Imana ishimwe. Reka tuganire kuri iryo jambo ry'Imana. Haleluya. Ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hahirwa umubyeyi udakurikiza imigambi y'ababi. Hahirwa umukobwa udakurikiza imigambi y'ababi. Hahirwa umugabo udakurikiza imigambi y'ababi. Ngo kandi ntiyicarane n'abakobanyi. Imana yacu ishimwe cyane. Imana itugirire neza, iturinde kujya mu nama z'ababi. Imana iturinde kujya mu byaha, kuko ibyaha Imana ibyanga urunuka. Imana itugirire neza. Tubonye abantu benshi bajya mu migambi y'ababi bikarangira babakuruye bakabashyira mu byaha. Imana iturinde cyane. Abarokore benshi bajya mu gatsiko k'amagambo ndetse bakajya mu bugambanyi, kandi Imana yacu ntabwo ibyo bintu ibishaka. Ijambo ry'Imana riravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo kandi ntiyicarane n'iki n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka Imana ngo niyo yibwira ku manywa na nijoro. Imana ishimwe. Tubonye abantu benshi baretse amategeko y'Uwiteka, kandi iyo ugendeye mu itegeko, burya itegeko umumaro waryo rikurinda gukora icyaha. Itegeko umumaro waryo rigufasha kubaha Imana. Imana itugirire neza. Hanyuma kubaha Imana bizana umugisha, kubaha Imana bizana ubukire, kubaha Imana ni ingingo irengera abantu bayo. Imana ishimwe. Iyo ukurikije amategeko y'Uwiteka ukayagenderamo ukayibwira ku manywa na nijoro, akubera indorerwamo wireberamo, warangiza waba wanakoze n'icyaha ukamenya yuko wanduye, ukagira uburyo wongera kwezwa. Imana ishimwe cyane. Ngo amategeko y'Uwiteka ngo niyo yibwira ku manywa na nijoro. Icyama umuntu wese unyumva akibwira amategeko y'Uwiteka, icyama umuntu wese unyumva akirinda icyo Imana yanga. Reka mbabwire urugero wowe uri kunyumva. Ni ukuvuga ngo muri uru Rwanda rwacu hari icyaha utakora ngo ugikorere ku karubanda. Hari ukuvuga ngo nk'abanywi b'urumogi n'urugero, ntago yatinyuka kunywera urumogi ku muhanda ku karubanda. Arabizi ko itegeko ryamugonga, kandi iri tegeko rimugonze arabizi neza ko mageragere iri afunguye rwose. Haleluya. Bivuze ngo uyu muntu nubwo ari ikirara, ariko amategeko y'igihugu arayibwira ku manywa na nijoro, akavuga ati
ntago ngomba gufata umwana ku ngufu, nimufata ku ngufu hari itegeko riri bungore. Ntago ngomba kunywa urumogi ku muhanda ku karubanda, ninkenera kurunywa ndajya kwisha mu bihuru, nabwo ndumwe ndi gukebaguzwa. Haleluya, haleluya. Abari kunyumva nimuvuge ngo amen. Amategeko y'igihugu cye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ijambo riratubwiye ngo rero bene uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, kubera ko gifite ingingo ikirengera. Iki giti ku manywa na nijoro wagishakaho imbuto ukazibona. Iki giti ku manywa na nijoro wagitungura ukabona imbuto. Haleluya. Ngo kuko iki giti ngo cyera imbuto mu gihe cyacyo. Imana idushoboze kwera imbuto abarokore. Imana idushoboze kwera imbuto mu gihe nk'iki ngiki. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana rongera riratubwira ngo ikintu azakora cyose ngo kizamubera cyiza. Azacuruza agataro bimwemerere, azanyonga igare bimwemerere. Ntago bizasaba ko yize amashuri menshi, ntago bizasaba ko aturuka mu muryango ukomeye, ntago bizasaba ubwenge bwinshi, ahubwo kuko yubashye Imana icyo azakora cyose kizamubera iki cyiza. Abantu bari kunyumva mumvugire ngo amina. Haleluya. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Yacuruza indagara bizamubera byiza. Haleluya. Yacuruza amakara ku kadobo bizamubera byiza, kubera yuko afite ingingo imurengera. Imana itugirire neza. Ndabifuriza kubaha Imana, ndabifuriza kugendera mu ngeso nziza. Nusanga bari kuvuga mwene so ujye umwihorera, wibuke ko Bibiliya iki kintu cyanga urunuka. Nusanga abakobanyi bari gukoba mugenzi bawe ujye ubihorera, witambukire, wibuke ko Imana iki kintu cyanga urunuka. Haleluya. Abahiriwe ni bantu ki? Abantu bahiriwe nje kubabwira ni abantu bakora ibyo Uwiteka ashaka, ni abantu bubaha Imana, ni abantu bubaha Imana muri byose, ni abantu bibwira amategeko y'Imana ku manywa na nijoro. Haleluya. Ngo uwo muntu icyo azakora cyose ngo kizamubera cyiza cyane. Imana itugirire neza. Imana idushoboze kuyubaha. Imana idushoboze kugendera mu nzira zayo. Haleluya. Kandi Imana iturinde ibyaha by'amagambo. Imana iturinde kuvuga bene data. Imana iturinde gukobana. Imana iturinde kwicarira bagenzi bacu. Imana idutereke ku rufatiro rwiza nyakuri. Haleluya. Ndabifuriza kubaha amategeko y'Imana, akaba ariyo mwibwira ku manywa na nijoro, kuko hasi yaratubwiye ngo icyo uzakora cyose ngo kizakubera iki cyiza cyane. Imana ibagirire neza. Reka dushime Imana kubw'ijambo ryayo twumvise, kandi Imana iduha imbaraga zo kuyubaha ndetse no kuyubahisha. Imana ishoboye byose, turagushimiye mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu, rero bagenzi bacu baravuze natwe turavuga, barakobanye natwe turakobana, kandi ijambo ryawe muri Zaburi ya mbere murongo waho wa mbere haratubujije, ahubwo hatugira inama yo kwibwira amategeko yawe ku manywa na nijoro. Data rero reka udushoboze kugendera muri uwo murongo, turinde kuwudeviya, kugira ngo icyo tugambire gukora cyose kizatubere cyiza. Mwami Imana yacu, ubabarira abantu bawe, ubabarira abagenderaga muri izo ngeso mbi, ubabarire Mwami Imana abicariraga bagenzi babo, ubabarire abakobanaga, ubabarire, kubera ko Uwiteka Imana imbabazi zawe ziruta byose. Nsabiye umugisha umuntu wese wumvishira ijambo, kandi Uwiteka Nyiringabo Imana utanga umugisha n'ukuri, kandi Uwiteka uhira imirimo y'amaboko yacu, kubera ko twubashye ijambo ryawe kandi tugiye kugendera mu murongo w'ibyo ushaka. Ni mu izina rya Yesu, amen. Uri Imana ikomeye.